Yes, reka ngusuze kandi nguhe ikaze wagize neza gukora subscribe ku Yoberezima TV ndetse no kuri Prince Robert Rwanda. Imana igumugisha wowe ubana natwe udusengera, wowe utwifuriza umugisha w'Imana aho uri hose ku isi mugubwe neza. Turabakunda kandi turabasengera twifuza kuzabana namwe muri bwami bwa Yesu Kristo tukimana nawe ingoma nkuko yabisezeranye natwe. Ndi masengesho kuri mikoro, hanyuma kuri kamera murabona ko dufite umukozi w'Imana cyangwa umwana w'Imana Prince Robert. Munyemerere kandi yaduhaye ikaze kuko nitwe twamusuye, ariko natwe reka tumuhe ikaze muri iki kiganiro. Robert, turakwakiriye mu izina rya Yesu. Naye nishimiye kunyakiye, Imana igumugisha. Yego. Ese kamera igeze he? Kamera kamera biracyarimo intambara zikomeye, ntabwo yari yaboneka rwose pe. Imana izayigura mu izina rya Yesu. Imana izabigenza neza buriya mu gihe cyabyo. Buriya tugomba kumenya intambara turwana. Nta kintu ngewe nkanjye gushaka kugera ku kintu, nta kintu njya apfa kugeraho byoroshye. Hazamo intambara cyane cyane yari ikintu cyo gukoresha umurimo w'Imana. Hazamo intambara zikomeye, ariko icyo nzi nuko Kristo yatsinze kandi azahora tuneshereza. Yego. Hanyuma ikindi, hari umumama uri Kibagabaga akunda kumamagara cyane, urumva hari gahunda tujya tugeraho kujya gusura abantu barwaye n'iki byose. Yego. Umuntu umva ashaka kuba yamukoreraho umugisha, aze kunkontakta muvugishe mumuhe bavugane. Yego. Numa mubabaje kwa n'abana, nyine umugabo yaramutaye kuva ko nyine bari ibintu by'intambara. Nyine hari ukuntu umuntu akora ku bushobozi bwe, ariko ukabona ko nyine bikigoye. Kandi nzi ko abera tubana ibyo bintu babyumva cyane. Barabyumva n'imirimo. Tunashimira Imana, wa mugabo yarakize. Wow. Yarakize. Abasigaye agenda nta mbago. Ntagenda pe, Imana yakoze iby'imbaraga, nzamuzana atanga ubuhamya. Ariko Uwiteka arakomeye we. Imana yakoze iby'imbaraga. Ko twamubyutsaga cyagiye nkavuga ni harya ubu ngubu gusa ngewe ari nge ari n'umugore n'abandi twabonaga ari urupfu. Ariko ibintu tureba abantu ntago ari by'Imana ireba. Nuko yarakize pe, Imana ishimwe. Ubu rwose yatangiye no kujya gusubira guhinga n'iki byose, ubona ko ari ishimwe rikomeye. Tubishimiye Imana rero. Ngiye hari ikintu nakunze. Imana iri gukoresha abantu, none abantu bemeye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo butavangiye. Yesu asigaye ari kutuneze. Reba nkura mugabo ahagurukije. Noneho rero hari ibindi biba byabereye offline tutaza kwirata hano. Ariko ntakubeshye, Imana iri gukora imirimo n'ibitangaza bikomeye, kandi koko ni ijambo ry'Imana rivuga ngo nibimenyetso bizagumana n'abizera. Rero ibyo bimenyetso ndashima Imana ko iri kugenda ibikora. Izina rya Yesu rihabwa icyubahiro. Erega ni nabyo bidukomeza tugakomeza kwizera no gukomeza iyi nzira. Neza babona intambara zose turwana nazo, bakabona twihangana tugatega agahanga, bakagira ngo nta nkomezi tuba twabonye. Ibyo biratunezeza. Abantu bari kwihana bagakizwa bakava mu byaha, abantu bari kumenya ukuri, abantu bari gukira indwara zikomeye, abantu haleluya. Ibyo Yohana atuma kuri Yesu yaramubwiye ati mugende mubwire Yohana ibyo mwabonye n'ibyo mwumvise. Nimba muzi ko ba Robert ari abayobe, muzabegere muzamenye iby'Imana iri gukora. Umukumbi muto uri kwaguka. Rero ubwo nishimwe nari ntangiye ishima ku bwa byose uko dutangiye. Abantu bakomeze bakorera Imana, Yesu azaduhemba. Yesu azaduhemba kandi afite ingororano. Robert, nibyo rero reka twinjire mu kiganiro gutyo, ni ya gospel talk. Iyo turebye ndavuga mu iyobokamana, kuko Imana ubwo nimvuga ko ari iyobokamana abantu bamahite bimva ko ni Imana ari nyinshi, kandi n'uburyo bwo kuyiyoboka nyine abantu baca ahantu henshi hatandukanye, ariko nyirizina hakaba harimo n'uburyo bumwe buri ofisiyeri Imana ibishaka ko abantu banyuramo. Hari abantu usanga nyine baragiye bakizirika ku mico n'imihango ya society yabo, yaba ari y'idini yabo, akavuga ati woya twebwe ibyo batubwiye tugikizwa ni ibingibi, nta bindi nkeneye kumva. Nta bindi nkeneye kumva, nushaka kuzanamo ibindi ubwo mumvangiye. Kandi ijambo ry'Imana twarisoma mu Befeso rikatubwira ngo mushakashaka uko mwamenya ibyo mwamashima. Abantu badashaka kuba abashakashatsi. Hari n'abandi bantu rero barangije gusobanura, donc harimo ibyiciro nka bitatu. Rupati, wowe ibyo byiciro nkuko nari mbivuze urimo urabibona cyangwa ni ngewe ubibona njyenyine? Ese nimba ubibona, ni hehe wabwira umukristo nyakuri akwiriye kuba ari fixe muri ibyo byose? Imana igumugisha. Hari ikintu bita Christianity. Christianity ni ubukristo. Uyu munsi sinzi niba mu minsi ashize President yigeze kubasurira iyo inzu bita Abrahamic House. Abu Dhabi.
iriya nzu ihisha ubwiru bukomeye, bukomeye nivuga ngo bukomeye mwumve ko bukomeye. Ni inzu ivuga ngo ubwo turi hano, abizera imyizerere ya gakondo n'abizera imyizerere ya gikristo n'abizera imyizerere ya kisilamu, reka ibi bintu bya Yesu n'ibindi tubikubite hasi, duhurire ku ijambo rivuga ngo twese dukomoka kuri bene Aburahamu, twese twizera Imana imwe kandi turi bene Aburahamu. Yes. Ako wajya deeply uri kumva ugasanga Imana n'urugero ya Islam itandukanye n'Imana y'abakristo. Wajya deeply ugasanga Imana y'abizera gakondo itandukanye uri kumva n'Imana y'abakristo. Aho ndacyapointinga ndagira ngo ninjire neza ngere ku kibazo warumbajije, ariko noneho reka twinjire noneho kubitwa abakristo. Kuba muri Christianity is not mean you are Christian. Donc kuba mu bukristo si igisobanuro cy'uko uri umukristo. Hari ubukristo hari n'umukristo. Ubu dufite abantu baba mu bukristo ariko batari abakristo. Sibyo? Ndaje mbisobanure neza. Warumbaje ngo hari ibice bitatu ndi kubona mu maso, nahuranije nanjye hari ibyo ndi kubona, umbwire niba ari byo nawe uri kubona, kandi n'abandi bera bose bashobora kubibona. Hari abantu bitwa abakonservateri. Abakonservateri na abantu bahama ku mahame kwakita y'ibya mbere bya Kristo, nibyo bita guhamagarwa kwabo kwa mbere, uri kumva? Sibyo? Noneho tukagira n'abandi bantu bayoborwa n'umwuka w'Imana. Sibyo? Abantu batwarwa n'icyo bita la saine doctrine, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo buteguza ubwami bwe, bayoborwa n'icyo Bibiliya ivuga. Hari ikiganiro tumaze gukorana nge nawe, ni revelation akenshi nsa nkaho ariho nayishamikiye no kuyikora. Hari mwene data nari mbonye ari kubivugaho, ndavuga ni kanganiriza abantu b'Imana kuko iki kintu abantu benshi ntago bakizi. Twari tumaze kuganira topic ivuga ngo ese usoma Bibiliya bunyuguti cyangwa usoma Bibiliya nk'ubuzima bw'umwuka w'Imana wayandikishe, kuko hagati y'impapuro z'umweru n'inyuguti z'umukara niho ubuzima bwabo umwuka buba. Umwuka wera ahisha imbaraga muri hagati ya ziriya mpapuro z'umweru na ziriya nyuguti, niho ubuzima bw'ubumana bugize gute buhishe. Hari icyo gice rero cy'abantu bamaze kwinjira bahishurirwa ubuzima bw'umwuka, uri kumva, ubwami bw'Imana. Hakaba noneho n'abandi bantu bavuga ngo discipline zose z'amadini yacu n'amatorero yacu, izo zizagenda zizana cyangwa se n'ibizagenda biza, tuzajya tujyana nabyo, ariko tudashingiye ku cy'umwuka avuga, dushingiye kuba dutekerereza. Sibyo? Ibyo bice ni ibice bitatu mbona mu bantu. Kadufate nk'urugero rwa hafi. Reka manze some ijambo ry'Imana kugira ngo ubyumve neza. Ijambo riri mu Bakolosayi ibice bibiri, duhere ku murongo wa 15. Hansomere tugendane gake. Abakolosayi ibice bibiri umurongo wa 15. Reka tuhagere tuhasome. Abakolosayi ibice bibiri umurongo wa 15. Aravuze ngo 15 aravuze ngo kandi imaze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi, ibahemura ku mugaragaro, ibivuga hejuru kubw'umusaraba. Dusubiremo gakeya. Kandi imaze kunyaga ubutware n'abafite ubushobozi, ibahemura ku mugaragaro, ibivuga hejuru kubw'umusaraba. Komeza. 16. Nuko rero ntihakagire ubacira urubanza kubw'ibyo murya cyangwa ibyo munywa, cyangwa kubw'iminsi mikuru, cyangwa kubwo kuziririza imboneko z'ukwezi cyangwa amasabato, kuko ibyo ari igicucu cy'ibizaba,
naho umubiri wabyo ufitwe na Kristo. Imana igumugisha. Amen. Ndagira ngo noneho twicare tugende step by step. Ubu dufite abantu bitwa abakonservateri, abantu bavuga ati twebwe turafata Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo, turafata ibitabo bya Ellen White, turafata Bibiliya ntagatifu n'amibukiro n'ibindi. uri kumva, hatazagira umuntu n'umwe uza kuduhindurira ibintu byacu. nuko byubatse ni umwimerere wacu, twebwe iwacu. Niba unuzuye umwuka wera mbere y'uko wuzura, tukabona uri umudamu udateze agatambaro, ziba sibyo? Iwacu barakubwira ati mwimika abagore, mureke kubimika, nta mupasiteri wabaye umugore. Kandi umuntu agafata ku buryo n'umwuka w'Imana, Robert naza kugwishura ukaza kuganiriza abantu ko umupasiteri atemerewe kuba umugore, ati Robert ndagushyigikiye, Imana umugisha. Uzi ubwenge ukagira ngo ari kugukunda kuko yumva icyo umwuka avuga, ahubwo ari kugukunda kuko ari igufwa mu bintu by'idini ryabo. Sibyo? Hakaba undi uyu munsi ushobora kuza kubwiriza ukavuga ati ariko ijambo ry'Imana ko ridashingiye ku mboneko z'amezi, kubabuza ibyo murya n'ibyo munywa, kubabuza ibyo mwambara, kubabuza uko mwigira. Uwo ni new age. Ati imyizerere yose waba wemera pfa kubida tarwanya na urukumva. Hagati Roba uri umuntu w'umutawuniye, uri umusirimu, uraryoshye, nkunda kukumva, nkunda ko ariko wafata icyo bita itoroshi y'ubutumwa bwiza, y'icyo bita saine doctrine, icyo bita inkuru nziza y'ubwami bwa Yesu Kristo buteguza ubwami bwe. Uyu muntu wambwira ati tureke ibintu byo kuvuga ngo defiriza, tureke ibintu byo kuvuga ibi ngibi, donc ukavuga ati nimuze duhagarare mu kijambo ry'Imana rivuga. Ukavuga ati wenda n'urugero muze dutware intwaro zose z'iki zima. Wahera ku nkweto, ukivuga inkweto ariko gakiza, aribwo butumwa bwiza bw'amahoro buteguza ubwami bwe. Akavuga ati ubwo butumwa bwiza nge simbushaka, ngende umukonservateri cyane. Undi akavuga ati nanga ibyo bintu byanyu, ubutumwa bwiza ko bushamikiye kuri ibi. Nk'ubu uravuga n'urugero, urabona nk'urugamba tujya turwana rw'abantu bazana iyi rainbow, sibyo? Bayikuye mu kirere aho Imana yishyize, bakayizana mu mibiri yabo no mu mitima yabo no mu bikorwa byabo. Arega bira no kurwanya Imana. Imana rivuze ati sinzongera guhanisha abantu mwuzure, dore mbashyireho ikimenyetso mu kirere. Urukumva, batoya turakimanura, wa Mana we ahantu wagishyize siho, ko tuzajya tukitaka mu rusengero. Hagati ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo buvuga iki n'iki, akabatoya aho nago twumvika. Uzi ukuntu Matayo yabavuzeho ku 15:9, yego, aravuga ngo bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Aha. Ubu dufite abantu akubwira ati ngewe iyo saine doctrine yanyu mujyane hirya, twebwe dufite discipline yacu tugenderaho, tw'abadeperi dusambana twambaye birebire, utu ni utuntu twacu kuba abantu bose batwubaha kugera ku rwego. Mu minsi yashize hari akantu bavuze katumye ntekereza ibintu byinshi cyane. Wavuze ngo abantu ubwami bw'Imana bwabaguye gitumo, kugera ku rwego mu minsi yashize umuntu yajyaga mu buraya akasambana n'umukobwa, akasambana yati imyaka irafashe tu, agahita afata ati numiteho mukiza wanjye, agahita yiyorobeka. None n'abana b'abahungu bagahita baza ati iyo ushaka umugore ujya muri ADPR, uri gusambanya abana b'abandi bamugani bazira mpyisi, none washoje nguje ngo kureba ngo wirinze. Barababeshe ntago bakirinda, niba basigaye ari abadanje. Romba ahubwo uyu munsi twicare turebe ese ko gukurikiza ubwami bw'Imana. Babajwe n'abantu bigishijwe amategeko y'abantu bakabyitirira ijambo ry'Imana, kandi bakaba mu buzima bwo kubahiriza amategeko y'abantu, batubaha ijambo ry'Imana rivuga. Bamubwira uti dore ijambo ry'Imana rivuga tate ko twebwe iwacu ibyo ntibabibuze.
twebwe turabangirikani urukumva vino Bibiliya ibyo bya Bibiliya byo kwanga vino n'umukobanyi ati twebwe turagasoma urumva twe turiyambarira twe turisiga twe ntaribi nese ko ijambo ry'Imana ribibuza ati oya yewe ese ko twe tubyemera ese ko batubwiye yuko discipline yacu nituyubaha tuzajya mu ijuru ese muntu dukurikiye uri umukonservateri ati bararyishe sha tizararangije ariko ujye muvugishwa tizatwiciye itorero sha ati ryari ry'umwuka wakicarwa bati ariko se buriya reka nkubwire niba hari urupfu rubi rubaho umuntu uza kugira ngo yakijijwe atamanje gukizwa idini mu minsi yashize nibwo nicara bakoreka nkompare kuva none bakunda kuvuga ko ADPR ari itorero ry'umwuka sibyo rwose pe kabisa none umwuka yararanyigisha ngo ati se ubona iyo bari kwigisha agakiza bahera imbere cyangwa bahera inyuma ntibahera inyuma none se umuntu ushaka gukizwa agomba guhera inyuma cyangwa agomba guhera imbere ahise ntsindwa ndicecekera nta kindi kintu nari kurenzaho kuko buriya masengesho iki kintu uri kuvuga kirakomeye hari abantu batajya basobanukirwa ngo bamenye nk'ubu ureba mu badivantiste mu munsi wa karindwi amahame na discipline nibura atatu akomeye irya mbere ni ukubaha isabato irya kabiri ukaba uri clear mu birundo sibyo irya gatatu ukirinda kugasoma iwacu muri ADPR buri umwadeperi mwiza si uwubaha Imana nk'uko bikwiriye umwadeperi mwiza ni umuntu uzi guhisha abandi ibyaha kurusha abandi kabiri akaba azi gutanga ibya 10 neza n'amaturo uko bikurikirana uko korari bimusaba kuko iyo uteshutse wenda ubuzima bugahinduka bahita kuvuga ati tuvire mu nzira ko dukorana n'abazi gutanga amafaranga neza kabiri n'abakora ibyaha bakamenya kubihisha kuri kunseka niyo reality ubu ushaka kuba umwadeperi mwiza ni uguhita batayo na Korea yo nzayabona nta byo gufasha umuryango nta byo gutwerera nta ibyo abarwayi ipfubye n'abapfakazi wapi ikintu ngiye kureba fast ngiye kubishuti n'abapasiteri sibyo kabiri mbi inshuti na perezida wa korari niba yasohotse njyane nayo amafaranga nyabaye sha agatuti ninge muntu wa mbere wajya baga ngo yaragiye ahagaze imbere yitanze amafaranga bari kubaka urusengero batanga uwo ni mumuzane yicare hano utangiye kujya kwicara n'abapasiteri kubera amafaranga we hari n'umuhanuzi arabantu zabareje atayikoza mu mitaraka ati w'Imana ajya kumuheka ntabwo urabona abagore bari guheka abagabo batarashoboye ashyira mu rugongo asimbiza aterura ugasanga umugore yatengateye umugabo atanashoboye ari guheka ngo Imana irakuzamuye ngo dore hano ikwicarije buriya amasengesho ngiye kuvuga statement ikomeye wari uzi ko muri iyi si yacu dutuyemo abakene barusha abakire amafaranga yes hanyuma abakire nabo uri kumva bakarusha abakene ubujura kansubiremo wari uzi ko abakene barusha abakire amafaranga hanyuma abakire bakarusha abakene ubujura kambisubiremo kugira ngo kambisobanure neza kaduhere ku Imana yashimye gusobanura ku bantu b'Imana Bibiliya irabanga Imana yashimye kutugaragaza nk'abantu batariho ariko tubeho dutunze benshi yego masengesho ubu dufite abapasiteri abavugabutumwa abakire bo mu nsengero n'abandi bagiye batandukanye baza kwinjoyingira n'iminezero yo gucereza mu nsengero no gutanga ibyo bya 10 n'amaturo hejuru y'amarira n'impfubyi n'abapfakazi bavuye kurya ibyo ndabyemera ubwo ari uwibye amafaranga akaza yakoreye yakobokeye yes ari n'uwari yutwa abandi kambihe mbahe nk'urundi rugero rwa ntago ari abakire bose da
ntabwo nkoze generalization ariko tumurikishe Bibiliya nayo imurikishije ishobora kuba generalize kuko niba Bibiliya yaravuze ngo birabagoye ntabwo yigeze ivuga ngo hari igice cy'abagoye b'abakire havuze ngo birabagoye ibigendanye n'ubwami bw'Imana birabagoye kugeza ku rwego ingamiya yaca mu izuru ry'urusha. Noneho reka ngaruke izo ngorane urukumva birabagoye sibyo ari abakire ari n'abakene ndaza kugera kuri point yanjye shaka ari abakire ari n'abakene nabahe bahahisha amafaranga menshi ku biciro ku mafaranga menshi abakire nibo bahahisha ku giciro gitoya wari ubizi nayo ko bajyaho barangurira bagura ku giciro gitoya kuko badafite amafaranga abakene bayabarusha. Kabiri ari abakene n'abakire abari muri mayinazi ababa bafite ikitwa mayinazi n'abaki ababa bafite mayinazi gusa si abakene n'abakire buriya kugira ngo umuntu akire nka hano mu Rwanda nta nubwo wemerewe gukira utagiye gufata inguzanyo. Wajya gusobanura inkomoko y'umutungo wawe ntibibaho uko kujya mu mworera. Rero ndashaka kugira ngo abantu bajya bigisha inyigisho z'ubutunzi baze kunahura reka ne kuvugira mu kirere cyo hejuru kugira umworera wo gukanura ku butunzi budashira buhora bukanuye amaso butuma abantu bajya mu mworera wo muri mayinazi kugera ku rwego iby'abantu baruhira iteka ryose birangira bibaye nk'uko Salomo yabibandikiye. Fata urugero rwa hafi kugira ngo abantu babyumve neza. Nahoze numva amakuru y'uyu muntu wari ufite uruganda rwitwa Ingufu Gin Limited bafunze ngo arimo imisoro ya miliyari 2 already ubwo ari mu bikomo n'ibyo yaruhiye byose bigomba kujya kwishyura iyo misoro. Imana yashimye gufata ibintu bitagaragara donc by'ubutunzi bwayo bw'ubwami bw'Imana ibishyira mu batagaragara. Turi kugendana kugira ngo abicwa bagaragara bazakozwe n'isoni by'ibitagaragara badafite. Buriya uzi ko Imana ije nko gusaka mu nsengero nyinshi zigiye zitandukanye ukayibaza ngo nyereka abashumba bawe abo yakerekana siba abantu berekana ntabwo ari bo bakwerekana ibyo turabyemeranya rwose sibyo ko tubona abantu siko Imana ibabona. Nubwo wenda rimwe na rimwe abantu nk'ubu bashobora gufata Robert bakamusengera twabonye ukwiye ubushumba bakamusukaho amavuta. Twibuke ko batabanza kubaza Imana ahubwo bagendera kuri za condition twahoze tuvuga. Atanga ngahe aza mu materaniro kangahe yarangije ryari diplome iriho distinction imezite ibyo ngibyo nibyo bagenderaho. Bakwemeza bagusukaho ya mavuta abantu bose bagahita bakwemeza kuri iki umushumba uri umuntu w'Imana byakomeye. Naho uhagaze bakajya bavuga ati Rabi yahagaze. Urumva ariko Imana yo ishobora kuba yiteguriye Dawidi uri mu ishyamba anaragiye intama rwose itiriwe imuzana azana rimwe na rimwe. Rero turebe Robert wimikishijwe amavuta n'abantu basutseho amavuta kuko bashingiye kuko wenda adutanga utwo dufaranga dushura dufite duhagije ari muri izo mayinazi za banke mukamubona agenda mu bimodoka. Buriya abantu benshi nago iyi statement barayumva ariko baraza kuyuza bayuze kabiri nibwo baraza kumva ibintu ndi kuvuga sibyo. Niba hari abantu baba bafite amarira akomeye kurusha abandi bantu nabakire kurusha abakene uko niko kuri kuko buriya bigoye umukire ngiye nk'ubu nkanjye nk'iyo niboneye nk'ibihumbi 10 kuba twahura nkagukubita kibiri mba numva mfite amahoro nta n'ikibazo kabisa. Ariko umukire uri gushaka kuzuza miliyoni kugira ngo azaguhe senkisa biragoye. Hari nabo bajya bahanagurira imodoka agacunga umutipa yimanagura areba kuri akabaragurutse uramutire bayagurukanye senyeze umuntu wayakobokeye ari we yarateze amakiriro babigende gute ko. Hanyuma narindi kuvuga ngo Robert bimikishije amavuta basutseho amavuta naza gutanga kuko Imana itamuhaye ibyo atanga byayo Robert araza gutanga ibye
ibimwuzuye ndavuga ibyanjye niho rero hava abantu umuntu akaba ariko ngiye shingiye kuri mushumba wacu twimitse yatwigishije ibi mushumba wacu kuva na kera ufunda w'itorero ryacu ubwo n'abakonservateri ndi kubwira yari yaratubwiye ibi bintu ese kuko waritegereje ubona fonda w'iryo torero ryanyu ari Imana yamwimbitse cyangwa n'abantu bamuhamagaye nka Sawuli akavuga ati jya hano abandi bafite abapasiteri natwe tubera iki umupasiteri Roba wenda umbabarire wenda n'abantu bose badukurikiye mbanje kubasaba imbabazi mbiseguyeho kuri iki kintu ngiye kuvuga tuvugishije ukuri turi mu madini agiye atandukanye yego ayo madini nta na rimwe tuzi ko Imana yigeze yirahira igahagarara ku musozi ikavuga ati ntihabe hiri dini twaravutse tuyasanga ariko dukurikije inkomoko zayo dusanga si Imana yabivuze ni abantu babyishyiriyeho nyakubahwa Dr. Antoine Rutayisire yarabivuze ati ibi byose nitwe twabyishyiriyeho aya madenominasiyo yose nitwe twayishyiriyeho ntabwo ari ay'Imana ariko tuba turi gushakamo inzira muri no minsi ndi mu rukundo nawe ndi mu rukundo na Rutayisire niba ari umusaza niba ari uko ari gusaza ari kuvugisha ukuri ati nitwe twabyishyiriyeho rero ibyo bintu nimba byarashyizweho n'abantu n'abayobora ibyo bintu n'abantu babashyizeho twebwe twaje tubyisangamo silivupure gusa abantu babishyizeho bavuze ko tugomba gushakiramo inzira igera ku Mana ariko rero tubyita iby'abantu mbere yuko tubyita iby'Imana nufata ibintu umuntu warakwibwira ati ninjye wabishyizeho none urabimwambuye ugiye kubyitirira Imana ni gute uri gufata ibintu umuntu yashyizeho nta jwi ry'Imana yumvishe gusa wari mu bitekerezo bye ukabyita iby'Imana wenda ahubwo wowe tabaza uvuga uti Imana ko nagiye mu bintu abantu bashyizeho ntabwo wansanga aha hantu ukantabara wenda Imana igusange muri ibyo bintu abantu ubu niryo sengesho abantu bakwiye gusenga bwira Imana ibwate ariko se Mana wenda n'urugero dufate apotere runaka yahamagaye abantu mu bitekerezo bye aravuga ati abagore nimuze duhurire hamwe bagore baraza hagati ngenda abayoboye ndashaka kuberekeza aha n'aha muhageze cyokoza ko haba hari ishusho yo kwera kuko ntabwo Yesu bareka kumuvuga cyane rwose ariko bwira Imana ubwate ko se Imana kuko ibi bintu turimo ku munsi w'amateka nuza guhemba no guhora inzigo uzamhoraho inzigo uzampemba ndihe hari korari nziza yitwa Hoziyana Imana ibaho umugisha n'abakonservateri beza abenshi muri bo ni abakonservateri hari indirimbo baririmbye bavuga ngo mbese bari kwibaza ikibazo nabo ntibabizi basi nawe tangira wibaze kuko umuntu atangiye kwibaza bari gukora ubushakashatsi kuko nkanjye namaze ntago ndi kubaza Yesu ngo mbese izina ryanjye ryanditse kuko nabica ijambo ry'Imana mu mutima wanjye kugira ngo Imana nayicumuraho ngiye na Yesu turi umwe twamaze kuganira nduwe nawe n'uwanjye yanciye imanzi mu biganza n'amarembo y'ikuzimu ngiye yanzikukiraho uyu munsi ntiyanshobora urumva narimutse ntabwo yarangije kumenya yuko izina ryanjye ijuru mu buryo bw'umwuka turi muri Kristo kandi Kristo ari mu Mana nsobanukirwa ko aturindiye hano mu isi Imana igumugisha sibyo rero wenda n'urugero nibe nawe bapfe kwaza ati mbese izina ryanjye ryanditse ahubwo hari n'abatirwa babibaza kandi ubwo nageze kwa Apostle yarantutse ubwo yanyoheje nkaza buriya byararangiye ubwo yandeheje kandi Bibiliya yatubwiye mu Bakolosayi iratubwiye ngo yamaze kubahima no kubahemura uri kumva abanyaza ubutware n'ubushobozi bwose Imana rikomeye ijambo ry'Imana rirambwira ngo babasezeranye umudendezo kandi ubwo abari imbata z'ibi bose iryo jambo noneho ko numva riri muri purafo yo hejuru babasezeranye umudendezo kandi ubwabo bafite ngo ubushye ukuntu Bibiliya bivuga inkovu z'ubushye mu mitima uruza wari wahura n'umwana wahiye ku kibuno aricara yaryama bikanga yakicara bikanga ngo bafite inkovu z'ubushye mu mitima yabo buriya rero amasengesho izo nkovu nizo zituma bata kuko ijambo ry'Imana ni inkota ntabwo wafata inkota ngo uyikoze mu nkovu niyo mpamvu urumva niyo mpamvu birinda ibyo bintu bakabigendera kati adakoze inkovu ariko Petero wa kabiri niwe wabyanditse yego
arabyandika mu bice bye bibiri, urwandiko rwa kabiri rwa Petero mu bice bye bibiri. Yego. Yahereye kuri 18 ngo kuko bavuga amagambo akakaje yo kwihimbaza bashukashuka abari mu ihunga ryo guhunga abagenda bayobye, babashukashukisha irari ry'umubiri n'imigenzo y'isoni nke. Wabyumvise? Babashukashukisha irari ry'umubiri n'imigenzo y'isoni nke, babasezeranya umudendezo nyamara ubwabo ari imbata z'ibiboze, kuko icyanesheje umuntu kiba kimuhinduye n'imbata yacyo. Ni ukuvuga ko hari abantu baza bakabasezeranya ati hano turi gukorera Imana, tuzajya mu ijuru, turi kugira ibiki, nyamara ubwabo nubwo iryo juru bari kuvuga nabwo ubwabo naryo ubwabo ntaryo bazi, nta nubwo ribazi, nta nubwo nabo barabasezeranya ijuru nabo ubwabo ari imbata z'ibiboze. Tekereza kugira ngo umuntu abakubwira ati humura nzaguha ikibanza, kandi ubwo ni Marina araramukira, humura nzakubakira inzu ndi hafi kuyuzuza, kandi ubwo nawe bamusohoye muyo yabagamo. None se ubwo uwo muntu ari kugusezeranya ibyo azasohoza? Babasezeranya umudendezo kandi ubwabo ari imbata y'ikiboze. Nahoze numva buriya mujye mwitondera abantu, hari igihe iyi si yacu ibamo amanyanga akomeye. Nahoze numva umuntu witwa Julienne Kabanda ari kwihimbaza, ni ikiganiro cyari kiri kuri Bohoka, yihimbaza. Natangaye numvise introduction nawe uze kucyumva, sibyo? Ari kuvuga ukuntu ngo yari ari kuramisha na barene n'abandi bose, hanyuma ngo ari kuramisha ngo abakobwa batatu bafata umwanzuro ngo kuza kugarura ngo abagabo babo bagiye, sibyo? Ngo bamaze kubagarura ngo uyu munsi uri kumva ngo babagabo ngo basoje kuramya, ngo babagabo babo bongeye barabahamagarwa n'abashire babo ngo bahita banatera amavi. Ku bantu bazi kureba icyitwa regard vide, donc hari igihe tubwira abantu nk'uwamamaga akavuga ati aba bantu batuzanire, nabo bakicara bakavuga psychologically, uri kumva wahita ubona icyo bita umuntu urema icyo bita kwihimbaza. Kuko Bibiliya yo itubwira neza ngo akaboko k'iburyo ni gatanga, ak'ibumoso ni kakagire gute, ni kakabimenye. Ese iyo bavuze ngo ni gatanga ni ubutunzi, ni iki gatanga? Niba akaboko k'iburyo gatanze, ak'ibumoso ni kakabimenya. Bibiliya iravuga ngo nimukihimbaze usibye mubereyeho guhimbaza so wo mu ijuru. Reka nta nubwo twabimenya ibi bintu bivugwa n'abantu benshi ngo bari gutanga ubuhamya ngo ngiye nagize gutya bigira gutya, akenshi na kenshi nta nababa barabaye aho abo bantu. Haraza akabivuga nyine kugira ngo abantu bari aho bajye muri mudu bazamuke, ariko mu by'ukuri wanamubaza ati se bari he abo bantu banyereke, kwegera utwa nikorera utuntu mba ndimo. Oya numvishe ari umudamu mbisashize namwumvishe naende hano mu rugo. Buranja nkunda guchallenginga abantu bagendera mu kigare buhumyi. Nibyo turi kubabwira ngo wiba umukonservateri ariko winabana nabigezweho. Kangoresha iryo jambo. Bihwehwe uraho ngaho ujyana nibigezweho ati pfa kuba babivuze. Abayobozi bapfa kuba aribyo bashyize. Ndayora mikura ntagukanjakanje. Uri kumva? Wowe manzu wuzu unafate Bibiliya nk'ijambo ry'Imana ribe riguye muri ujye urimurika. Ari umudamu witwa Asifiwe uno mudamu wacitse amaguru sindi no muntu. Nyine yari ari gutanga ubuhamya badonera dinzi kigisho. None mbabwira ibintu bibiri ndaganditse mwumva ibyo bintu uwo mubyeyi ari kuvuga 50% ni ibinyoma. Ibindi 50% ni ukuri. Urumva yadodesheje ikinyoma n'ukuri, donc ikibi n'ikiza biri guturana. Mbaho urugero rwiza ragati mumanze mutega amatwi muze kubisoza. Ari kubabwira ukuntu Imana yamuhaye umugabo byagenze, umugabo w'umusirimu wize ni byiza na amashimwe. Arasoje uri kumva umwana abantu bajya bajijwa batanumva ibintu tuba turi kuvuga rimwe na rimwe niba ruko babihishwe simbizi. Asoje bwa nyuma ahita abwira ngo abantu ngo bashaka kuza kwihana. Sibyo? Ngo babanguke.
nabo bahita baza bya n'ibibiri vuga ngo umunyabyaha avuka akabeshya akiyobagiza, bahita baza baje kugira gute kwihana. Mu by'ukuri muje kwihaniki. Niba Sifi wababwiye yuko donko nk'umuntu wari wacitse amaguru kubona umugabo byari bigoye, aho urubanza rutsinze umutima w'umuntu uje kwihana ni uruhe? uje kwakira Yesu. Uje kwakira Yesu ni urugero nyine nguhaye. Kubera izihe mpamvu hari aho dutanganira ubuhamya twebwe nk'abizera. Niba wenda n'urugero njye n'amasengesho turi kuganira kuko twamaze guhishurirwa ubuntu bw'Imana, masengesho ushobora kumubwira imirimo y'Imana yakoze kuko turi kwiga turi kwigizwa imbere mu bya mbere bya Kristo, ariko umuntu baramuhamagaye azengurutse igihugu cyose. Ariko uzi ko hari amakosa tujya dukora cyangwa abantu bajya bakora. Yego. Ubundi wenda nk'ubu urugero, nimba ntafite inzu, Imana ikazanyubakira inzu, mbwite nzaguha inzu ikayimpa, buriya nikosa kujya gushima iyo nzu bagashyiraho kamera, ashima mu bapagane bose ko Imana yampaye inzu. Yes. Kuko nuko utukisha umusaraba nicyo ndi kuvuga. Ubu nari nkwiye kubishima mu bizera, duhuje kwizera, duhuje donc imyumvire iri kuri standard imwe. N'abandi wa mupagane ufite amazu menshi washakaga kumva ubutumwa, niyumva ko icyatujyanye mu rusengero, icyatumye ndara y'amajoro, icyatumye ari ukujya. Hari n'abavuga ati Imana yarampembye, ati yampembye inzu nziza, yampembye imodoka, umugore mwiza, yampembye umugore mwiza. None umuntu arabyumva akavuga ati njye nashatse umugore mwiza mwihitiyemo, njye mfite amazu, mfite amamodoka. Imana yabo se nimba ari ibyo bajya gushaka, njye nzaba nkiyishakira iki? Yes. Mu gihe yarakwiriye kuza akamanza kwizera izina rya Yesu rimubatura rikamukura mu byaha, yahagera ahubwo akabona ubwo amenya imirimo y'Imana. Bagahita bahimba ubuhamya bakavuga ati rero ushobora kuza ukabwira abantu uti njye na madamu ubu imyaka 8 irashize tutarabonanaho n'umunsi n'umwe. Nta muntu uba ufite kubuhakanya. Ninde babuhakanya? Ati saba abana mwabyaye, ati Imana yarandinze tuzikurera abana batarabawe kandi ukabishima. Ati roba turi imfura. Ati Imana ikurinde urukundo. Ati wabuka se Imana tubonye. Aho ndashobora kuyaga. Oya sibyo bimaze. Imitungo y'abadiyasipora ibyibarangira. Baraza bagakora sikuri buti. Akatati bagahitamo nuzivuga ye. Akabati yo ari njye mbabona muri comment bane yo iyo guyutangiye ngo yo uba wafashwe waranye kare cyane. Rero iyo tuza twagati bibiri ivuga ibi mujye mwumva impamvu tubibabwira. Ese muntu dukurikiye katwisoza ikiganiro ndashaka kukubaza ikibazo. Uri umukonservateri? Uri wo mu bwami bw'Imana mu mukumbi muto ukurikira umwami Yesu ahajya hose, cyangwa uri bigezweho? Amwita bigiyo bijya. Bijiyo bijya. Uri bigezweho? Aho bigeze ibyo bazanye ati nibyo. Nimba ari inyama baruye. Ejo bundi nakomoje ku ndirimbo ya Mbonye. Arabaririmbye ati ibihe bizashika tuzahindura abami. Uri kumva? Kandi umwami wanyazibagirana. N'ijambo ry'ifatiro nirizibukwa. Uri kumva sijyo? Ati mwibutse na babandi basigaye mubegereze iyi ntebe. Ugikumva? Mubazanira inzandiko ye. Ati mukozi w'Imana turakwemera. No comment who here in 2026. None nizangaruka. Uri kumva? Turi mu ngaruka z'ibintu byubatswe kera, ariko umwami Yesu abashaka kwiyereka biyereke. Iyi nandirimbo mbabwira ukuntu yitwa Awakening Song. Ndirimbo ikangura. Neza ni muri zakanguka. Boss yaratubajije ngo tuzakora ikiganiro ngiye nawe n'amasengesho ngo dukangura abantu. Bonyera bakanguye na bakristo bakabakangura. Yitwa Awakening Song. Ndirimbo ikangura. Bukanguke. Sarekosha. Mujye bumva bararakikeneye kurera abanye. Ngura cyakeneye kubare. Nakibakeneye. Iryari uzaba utakibakeneye.
reka tugane ku musozo gusa wenda abantu bajya bavuga ati se ko muvuga ibintu bikomeye murimo museka buri munyarwanda yaravuze ngo akabi gasekwa nk'akeza kandi ukuri gushirarega mu biganiro ntabwo tuba tuyobewe ibyo turi gukora ariko banyarwandakazi hari igihe mbitekereza nkumva nk'iyi mitsi y'ubwonko itangiye kumbana migari ishaka kubera iki ndareba nkavuga se ko ibi bintu ko twari tuzi ko abantu bari kujya mu ijuru ukabona ihiriri ry'abantu tugiye gusenga buzuye insengero bari mu biki ariko warebesha umwuka w'Imana icyo ubuzima bw'umwuka bwaba buri muri bo ukabubura ukavuga uti se aba bantu ukaganiriza umuntu ubona ari nka mwene se ari nk'umwigisha w'abandi nk'uko Yesu yaganirije Nikodemo wamuganiriza ukumva ntiyavutse ubwa kabiri kandi ukabona agahinda ufite nuko ari uyoboye abandi ukibaza nimba utaravutse ubwa kabiri ubwo bantu bajyanye abo ari kwigisha bo reka nanga urugero rwa hafi sibyo ejo bundi hari umuntu w'umupasiteri inshuti yanjye yari afite ibirori njyayo ngezeho mbonye utuntu bari kwigirisha numva nyine donc uko kuvuga ngo ufite ubwonko ugiye gutera numva nyine umujinya wanjye ko abantu basuzugura Imana nka kumwe Dawidi yageze mu ntuza mu gusura abavandimwe yabona Goliath ukuntu ari kwigira ndavuga ko reka tuganire tumurike mu nyemerere dufate nibura iminota 40 mwanyemerera tukamurika icyo Bibiliya ivuga n'ijambo ry'Imana turaganira ndanya kuba muri icyo Bibiliya ivuga nyine numvaga ukumva umuntu ntakijijwe ariko ngo niwe mubyeyi wanjye wo mu mwuka ngo ni papa wanjye ngo Imana igumugisha ngo wakoze iby'imbaraga none ukareba umuntu n'ahandi abajyanye ntago wasobanutse uzi ibintu byambayeho abamama bamwe batagiye kurakara nka kumwe Yesu bamurakaraga bashaka kumunyuza mu ntozi ngo yewe ngo nyego ndatashye ngo ndumva hatangiye kuzamo ibintu byo kuvangirwa babyita kuzabirangwa n'uburakari uri kumva ariko wa mupasiteri dusoje dutandukanye namwe atiriwe buriya Robert twicaye mu modoka uri kumva namwe atiriwe buriya Robert umuntu aba yanze kuvugira imbere y'abari abantu atari ko ndatsinzwe mu mutima wanjye uri kumva ni mbere yuko ujya kubwiriza abantu ubutumwa bwiza ese kuko we warahamagawe waratoranijwe se basi ubwo butumwa ugiye kuvuga ni ubuzima kuri wowe mu minsi yashize ari ahantu nagiye nkora icyaha uri kumva runaka sibyo noneho umuntu umwe ahita ambwira ati ko se Roba nawe koko umuntu umuvuga butumwa utarinda uri kumva ubutumwa bwiza naje umutima numva ugiye kumvamo none ndavuga Mana noneho niba ndashoboye kurinda ubutumwa bwiza wa mungani ngo butazaho umugayo ndi kubwiriza ibi nase nyine waba uri kubwiriza ibi nukuri yarandashe ndagera bati ko nkwakanwa kanjye nkatwi uri kumva uranyereye wa mugani wa rwari runyereye oya nukuri Mana reka dusoze reka dushimire abantu bose gusa uri mu kihe cyiciro bavandimwe reka buriya bazengeje abanyarwanda n'abahanga babanga amarira y'umugabo atemba ajya hehe ajya mu nda ubu tuba turi kurira ari igihe nicara njye nukuri nsigaye nicara hano mu rugo nkarira nkavuga ko si ubumana iki cyatumye umpitamo n'urugero nyine ngo haye ukangira umuvugabutumwa none nkajya ndeba bene wacu bari kurimbuka nasomye ijambo ry'Imana rimbwira ngo Imana icyatumye irokora Loti muri Sodomu n'Igomora ngo nuko yibabarizaga umutima w'ukiranuka iminsi yose ngo akababazwa n'ibizira byakorerwaga muri Sodomu na Gomora yarebaga kumva ngo we umutima we wahoraga ubabaye kubw'ibyo nukuri nanjye niko burama amasenge njya nkunda kubwira abantu ngo umutima wanjye uraboze ntabwo ubu wohejejwe wenda n'abana banjye bambabaza ntiwojejwe n'umugore wanjye ntiwojejwe n'abafamiliye banjye umutima wanjye uhora uboze ubabara bitewe n'ibintu abanyarwanda mbona bari gukora kandi batazi ejo bundi naricaye ndeba bano bavandimwe bari gupfusha abavandimwe babo bari gutabaruka ndege amakode ya white garment ndege ukuntu bari gushyingura mu masanduka y'imikara uhingutse donc n'urugero ubwo tuvuga bano tuba hano kuri izi mbuga nkoranyambaga ndavuga se Mana
wanciriye inzira wenda ibi bya YouTube nkabyihorera nkajya kuvuga ubutumwa niba mu bandi bantu batanabona n'ibi bintu tubona uri kumva kuko n'ubundi abo tubwiriza batenda kubyumva. Nahoze mbona nk'umuntu witwa Miss Naomi tujye tubavuga n'ubwana bango nimukavuge ngo mukavuga abantu ibaze aranditse kuri stati ngo aratwite yaramaze imyaka myinshi ngo ari gushima Imana uri kumva ko agize gute ko atwite ariko urebye amagambo yanditse kazanya gusomera nawe uratangara nyine urebe kandi n'umwana wo mu gipasteri utagira ngo n'umwana uri aho ngaho nyina arakijijwe sibyo yanditse uri kumva ngo my God is Yahweh Imana yanjye ni Yahweh. Jesus, thank you so much for making us a parents. Thank you for keeping your promise and blessing us with our precious little rainbow. Rainbow. Yes. Already love more than word could ever explain. Urabona rino jambo Imana yabwiye Yeremiya ngo nakumenya utaraba urusoro mu nda ya mama wawe ndakweza. Uyu mwana nawe batwite mbere yuko anavuka they know what he done. Ubwo hari ugiye kuzanga bati ngo nta Icyongereza uzi uri kumva sawa nyine ntacyo nzi uri umuntu wiga muri kaminuza yiberwa kumenya Icyongereza ndakizi utanamindura n'umusazi uri kumva niba ntanakizi nagenda nkajya kubaza artificial intelligence nkabati inuza iyi koti isobanura iki mwimpindura umusazi uri kumva ariko nk'uyu mwana aba yamaze kumenya icyo yavukiye direct akivuka direct. None se niba abantu batangiye kumenya impinja icyo zizakora kizisamwe hari ijambo bavuze n'ubu ndacyarisubiramo rikomeye abantu benshi bagiye batungurwa kuko udukino bakinaga binjiye muri bavuye muri nuza muri aquaria binjiye mu yindi nuza mu yindi step impamvu ba debeni bari kuza kubasera y'ingaraga ati ngaho ni musikingano ngo ejo namubonye muri ADPR ari kubaha miliyoni amamiliyoni. Reka shaho reka abantu nyine bakomeze bibere mutwo barimo narababwiye ibintu bibi nababwira ngo nyiri itorero ari kweza itorero rye kugira ngo azaryishyire ridafite ikisi na nyiri dini ari kukusanya ari gutunganya idini rye kugira ngo nawe azaryishyire adafite ikintu arishinze rimutunganiye uko ashaka. Ubwo rero nta kibazo gusa kubera ko turi ahantu hamwe mu kibuga kimwe muri iyi si imwe hari ukuntu bari bazi ko nyine ibintu byabo bazajya babikora nta wamenye ibyo ari byo. Noneho rero Kristo donc urumva bize kode byabo baragenda bakamanura bagashyiraho amarido bagakinga bagashyiraho amarido bakiga izo kode zabo n'abazazishyira mu bikorwa n'iki nta wundi muntu uhari bakaba bati ko nta wundi muturage w'umurezi uzamenya aya mabanga. Marayika w'Imana Imana igatimwe zatemwa jyana yitoroshe vanga iburizwamo imigambi y'incakura muyifatikira imizima. Ubwo rero bambaye gitumo baratunguwe ariko nyine kandi rero reka mbabwire ubundi buraroba enda ko kantu ntukibagire ubu hari nk'igihe nibaza ukuntu iyi mihango n'imigenzo ya New Age yari izamutse n'imbaraga nyinshi iyi Imana idahagurutsa abantu ngo ibahe za kintu kaje gahingutse umutwe bakubita gahingutse umutwe bakubita ibyabereye mu birori umuntu ababwira ati dore bira bintu byabaye nibi akaba ari bo baguma kuba babiziranyeho. Ubwo hari umuntu ubu biba bigeze he ngira ngo n'igihugu baba baragikoreye kudeta aho zubona batari bagifashe birangiye urumva ndakuraye roba reka dushimira abantu akantu warugiye kuvuga y'ubutakiba nagiye kuvuga mu isi igira icyo bita service de l'enseignement urukumva donc ni ibigo by'ubutasi no mu bwami bw'Imana rero habo service de l'enseignement umuntu arikoza mu bicu ngeza yabibabwira nanjye akaza kati hataba abantu nakoranye nabo agakora episode ngamagana yashaka ariko ubwo muri ibicu rero abashize ngo ndagarutse nzakwenda iki ko manyango nyobyuburari ende gushyushya umutwe ende kuyikaraga turabiziranye maze nge warubizi yuko hano mu isi mu buzima busanzwe umuntu aza bakamugira umwanzi w'igihugu kandi ari mu kazi k'igihugu kandi ari byo nakubwiye ngo ubwami bwigabanijemo kuko bugiye kurimbuka yego
ubwami iyo bugiye kurimbuka bwigabanyamo niko bigenda. Bamwe bagahinduka abakunzi, abandi bagahinduka abanzi, bagahangana kugira ngo baze gukurura amarangamutima. Ujya ku ruhande rw'abafana ati gikubite, aba ari uwabo. Nujya ku ruhande rwo gukiza mukikocore, ubu hari abari ku ruhande bati aho turakwemera, abandi batisigaho, kandi bose gahunda ari imwe. Ni simba urugero rw'umuntu umwe ati turi kubakangura. Reka dushimira abantu bari bari kumwe natwe muri iki kiganiro. Imana y'amahoro iberesha ukuri, kandi ijambo ryayo ribe rigwiriye muri mwebwe rifite imbaraga. Buriya nubwo tubabara, dufite ibikomere byo kubabara, ariko nta kindi kibiduterana urukundo. Twifuza ko twazabona ubwami bw'Imana tukinjirana mu ijuru. Rero bene data, Masenge simbizi uko nabyatura, ariko for really burangiye nkunda abantu nibashaka babe 500 1000 baje bakareba ibiganiro byacu, na babandi wa mungani batwandikira commentaire badutuka nyine. Ubwo hari iki ari ukubyumva. Imana igi umugisha, iguha imbaraga. Bure ejo hari umumama nakunze, umumama yaranyandikiye, uri kumva, naye ndamwandikira ndabwira ni wowe uri umwana mwiza, bibaye byiza twaganira, kandi twaganiriye neza. N'aba bantu aho kugira ngo uhite uzaminwa n'uburakari untuke, bibaye byiza wafata telefone yanjye nazishyizeho ukamuga ganga koroba ave yanjye ni iyi ngiyi, wirakara reka tuganire, sibyo? Nuko byumva, uri kumva, unamugura ngati nese unabambwa ati roba wagarukiye aho ngaho hantu uri kurenga katari heza, nese simbumva nese rega nanjye ndi umuntu, I'm not angel, nshobora kuyoba, ariko ngwino tuganire turebe nyine icyo Bibiliya ivuga, tumere nk'abantu b'iberoya ngo biciraga bakaganira mu byanditswe bati ku bundi Bibiliya hano yari ishatse kuvuga iki. Yes, neza basanye tujya sinjya ngwamagambo ngati ariko mu Bibiliya hano ibishatse kuvuga iki cyane, ngo ko nge nari kuyumva, wowe ntacyo umwuka ari kugushishurira, hagati umwuka mishuri yibwiye. Nuko twuzuzanya mu bwami bw'Imana, kuko turi ingingo ku mubiri wa Kristo. Imana ibamugisha, turabakunda. Amen. Noneho babanyabyaha bavuka bakabeshya bakibagiza ati batako Masenge, dore naho mwayobeye, uri kumva, naho mwayobeye. Ibintu Imana ikora tubiceceke. Mu biceceke gute? Mubivuge muri bene so. Ari naho abantu bateza ikibazo. Mu misashe ya conference ndi kuri yandirimo ngo fata ifoto yawe, abantu bari kunsakuriza bagata, ariko ibi bintu murimo ntago mubizi. Ijambo ry'Imana iyo uri muritse mu mitima y'abantu, ryerekana ko haba igihe cyo kurira, akaba ari igihe cyo guseka, igihe cyo kubaka n'igihe cyo gusenya. None se niba Imana yaguhembye iyo nzu, dusupoze nk'hano ntuye ni wanjye, nahana Imana yampaye, urukumva, bibaye ibyirato aho kubwira abantu imirimo Yesu yakoze muri ngewe yo kumpesha ubugingo bubohoraho. Ejo mukanya nibaza kubihirika, ko ari igihe leta ibona ahantu ari mu manegeka, bakabihirika, kubita 90 zitari bukugeze, zitari aho wimukiye cyangwa n'urugero nyine nguhaye. None se ubwo ya Mana yari yarampaye, ndagaruka mbwira abantu uti burya ni ya fake, nahise ubwo urumva wakomeza kuyizera. Ariko n'abari bayizejwe nuko yaguhaye inzu, nibabona bayishenya zavati nimba ari ibiri yishaka kuzamemba nanjye kanyikwepe, nge kwikorera utwanjye ndabona. Rero nibi tubwira abantu twoga ati bene data, usibye ko Yesu yatubohoye akadushyira muri cya cyiciro cyo hagati cyitwa umukumbi muto, cyitwa ishyanga ry'Imana, gikurikiza icyo Bibiliya ivuga ku buzima bwacu, akaba ari nacyo bitubera ubuzima, icyazanye umwana w'Imana, akaba nacyo leta zibone bwinshi, uri kumva. N'urubu hagati ni muve mu bukonservateri, muve no muri byacitse bigezweho, turi kugendana n'ibigezweho, mwinjire mu rugo rw'Imana. Iyo umuntu ndi ngo tini ryacu bararyishe, umuyobozi runaka ararirangije, runaka ngo atugire gutya, niwe wazanye ibi, nese yabizanye. Wenda umuntu ngenza arakarira, numwe n'umuntu uzafata Bibiliya akazitwika akabuza n'abantu kuzigura, cyangwa se akakagambane kari gukorerwa Bibiliya ngo bayihindure. Kuko nk'abana bazavuka Bibiliya yarahinduwe, yaranditswemo ibintu bitari ijambo ry'Imana, ntibazapfa kumenya ijambo. Uwo muntu azaba akoze ikintu kibi mu buryo bw'umwuka. Naje gusanga Satani atazanahindura Bibiliya, abantu barabye, ahubwo Satani afite umugambi wo guhindura abasoma Bibiliya. Noye Masenge reka tuganire, nibyo turi kubwira abantu. Nk'abantu mwe izi script zo kuzandika nago zatunanira,
dushaka kwireherezaho abantu tukumva dushaka ubwo butunzi nk'uko abandi babutunga, ariko ubutunzi burimo ibinyoma. Ntabwo Imana yashimye, Bibiliya yavuze ngo Imana yashimye kutugaragaza nk'abantu batariho, ariko dutunze benshi. Izi script ntabwo zatunanira. Ubu ngiye kwicara Robert nkafata rigoni nkabati basenge jya igitekerezo, tugafata ikayi tukafata ikayi twatimbo ku rupapuro rwa mbere, kugira ngo abantu amarangamutima abe yaturika. Biragenza gute? Gatimbo shyiramo akazamuka, ibabwira ko abagore barebare bagomba kuzajya iteka bahora bambaye inkweto ngufi. Oya, none nk'utu dukata, reka mfate nk'urugero rwa hafi nk'aya script ya Zawadi, ariko sha data kandi se ntiwabibigisha se bakabyumva? Bagore barebare birabujijwe kwambara inkweto ndende mu rwego rwo guca bugufi no kutishyira hejuru y'abagenzi banyu, Imana ntibikunda. Ajya avuga ati nibyo, iyo umugore muremure yambaye inkweto ndende arushaho kuba muremure, ibyo ni ukwigira hejuru. Oya, reka mbaho urugero tipike nere kujya gutekereza ibyo bintu by'ibinyoma. Imana imbabarire, sibyo? Ariko reka mfate twari turiho mu nsengero zisanzwe, nabaha urugero rwiza ko kubyandika byaba byoroheje. Ubu nge kubyandika nabyandika pe, ni uguhamagara madamu nkavuga ati ngwino twicare hano, ndashaka ko dukereye ubuhamya tuturitse ntibuzabura miliyoni 5 bwinjiza cyane. Ariko turitsa ndetse nta nabajya bakora prank ukabona uyu munsi bagatandukana kugira ngo baba abasitari, bamara kuba abasitari bagahita bahimba ubuhamya bakavuga ati rero ushobora kuza ukabwira abantu uti ngiye na madamu ubu imyaka 8 irashize tutarabonanaho n'umunsi n'umwe. Nta muntu uba ufite kubuhakanya. Ninde babuhakanya? Ati se abana mwabyaye, ati Imana yarandinze tuzikurera abana batarabawe kandi ukabishima. Ati Roba turi imfura. Ati Imana ikurinde urukundo wabukase Imana tubonye aho ndushobora kuyaga. Oya, ibyo bimaze imitungo y'abadiyasipora ibyibarangije baraza bagakora sikuri buti bagahitamo n'uzivuga hakaba ati yo hari igihe mbabona muri comment bandika iyo utangiye ngo yo uba wafashwe warangiye kare cyane. Rero iyo tuza twagati Bibiliya ivuga ibi mujye mwumva impamvu tubibabwira. Ese muntu dukurikiye ka twisoza ikiganiro, ndashaka kukubaza ikibazo. Uri umukonservateri? Uri uwo mu bwami bw'Imana mu mukumbi muto ukurikira umwami Yesu ahajya hose, cyangwa uri bigezweho? Mwita bigiyo bijya bijiyo bijya uri bigezweho aho bigeze ibyo bazanye ati nibyo nimba ari inyama baruye. Ejo bundi nakomoje ku ndirimbo ya Mbonyi, arabaririmbye ati ibihe bizashika tuzahindura abami. Uri kumva? Kandi umwami wanyu azibagirana n'ijambo ry'ifatiro nirizibukwa. Uri kumva sibyo? Ati mwibutse na babandi basigaye mubegereze iyi ntebe. Ugikumva? Mubazanira inzandiko ye. Ati mukozi w'Imana turakwemera. No comment who here in 2026. None nizangaruka. Urukumva? Turi mu ngaruka z'ibintu byubatswe kera, ariko umwami Yesu abashaka kwiyereka biyereke. Iyi ndirimbo mbabwira ukuntu yitwa Awakening Song. Ndirimbo ikangura. Neza ni muri zakanguka. Boss ngo yaratubajije ngo tuzakora ikiganiro ngiye nawe n'amasengesho ngo dukangura abantu. Bonyera bakanguye na ba Kristo bakabakangura. Yitwa Awakening Song. Ndirimbo ikangura. Bukanguke. Sarekosha. Mujye bumva bararakikeneye kurera abanye. Ngura cyakeneye kubare. Nakibakeneye. Iryari uzaba utakibakeneye. Bashareko. Reka tugane ku musozo. Gusa wenda abantu bajya bavuga ati se ko muvuga ibintu bikomeye murimo museka. Buri munyarwanda yaravuze ngo akabigasekwa nk'akeza. Kandi ukuri gushirarega mu biganiro. Ntabwo tuba tuyobewe ibyo turi gukora, ariko banyarwandakazi hari igihe mbitekereza nkumva
nk'iyi mitsi y'ubwonko itangiye kumbana migari ishaka kubera iki ndareba nkavuga se ko ibi bintu ko twari tuzi ko abantu bari kujya mu ijuru ukabona ihiriri ry'abantu tugiye gusenga buzuye insengero bari mu biki ariko warebesha umwuka w'Imana icyo ubuzima bw'umwuka bwaba buri muri bo ukabubura ukavuga uti se aba bantu ukaganiriza umuntu ubona ari nka mwene se ari nk'umwigisha w'abandi nk'uko Yesu yaganirije Nikodemo wamuganiriza ukumva ntiyavutse ubwa kabiri kandi ukabona agahinda ufite nuko ari uyoboye abandi ukibaza nimba utaravutse ubwa kabiri ubwo bantu bajyanye abo abari kwigisha bo reka nanga urugero rwa hafi sibyo ejo bundi hari umuntu w'umupasiteri inshuti yanjye yari afite ibirori njyayo ngezeho mbonye utuntu bari kwigirisha numva nyine donc uko kuvuga ngo ufite ubwonko ujya gutera numva nyine umujinya wanjye ko abantu basuzugura Imana nka kumwe Dawidi yageze mu ntuza mu gusura abavandimwe yabo naguri yatukuna ari kwigira ndavuga ko reka tuganire tumurike mu nyemerere dufate nibura iminota 40 mwanyemerera tukamurika icyo Bibiliya ivuga n'ijambo ry'Imana turaganira ndanya kuba muri icyo Bibiliya ivuga nyine numvaga ukumva umuntu ntakijijwe ariko ngo niwe mubyeyi wanjye wo mu mwuka ngo ni papa wanjye ngo Imana igumugisha ngo wakoze iby'imbaraga none ukareba umuntu n'ahandi abajyanye ntago wasobanutse uzi ibintu byambayeho aba mama bamwe batagiye kurakara nka kumwe Yesu bamurakaraga bashaka kumunyuza mu ntozi ngo yewe ngo ndataye ngo ndumva hatangiye kuzamo ibintu byo kuvangirwa babyita kuzabirangwa n'uburakari uri kumva ariko wa mupasiteri dusoje dutandukanye namwe ati buriya Robert twicaye mu modoka uri kumva namwe ati buriya Robert umuntu aba yanze kuvugira imbere y'abari abantu atariko ndatsinzwe mu mutima wanjye uri kumva ni mbere yuko ujya kubwiriza abantu ubutumwa bwiza ese kuko we warahamagawe waratoranijwe se basi ubwo butumwa ugiye kuvuga ni ubuzima kuri wowe mu minsi yashize ari ahantu nagiye nkora icyaha uri kumva runaka sibyo noneho umuntu umwe ahita ambwira ati ko se Roba nawe koko umuntu umuvuga butumwa utarinda uri kumva ubutumwa bwiza naje umutima numva ugiye kumvamo none ndavuga Mana noneho niba nashoboye kurinda ubutumwa bwiza wa mungani ngo butazaho umugayo ndi kubwiriza ibi nase nyine waba uri kubwiriza ibi nukuri yarandashe ndagera bati ko nkuwakanwa kanjye nkatu uri kumva uranyereye wa mugani wa rwari runyereye oya nukuri Mana reka dusoze reka dushimire abantu bose gusa uri mu kihe cyiciro bavandimwe rega buriya bazengeje abanyarwanda n'abahanga babanga amarira y'umugabo atemba ajya hehe ajya mu nda ubu tuba turi kurira ari igihe nicara njye ni ukuri nsigaye nicara hano mu rugo nkarira nkavuga ko si ubumana ni iki cyatumye umpitamo n'urugero nyine nguhaye ukangira umuvugabutumwa none nkajya ndeba bene wacu bari kurimbuka nasomye ijambo ry'Imana rimbwira ngo Imana icyatumye irokora Loti muri Sodomu n'Igomora ngo nuko yibabarizaga umutima w'ukiranuka iminsi yose ngo akababazwa n'ibizira byakorerwaga muri Sodomu na Gomora yarebaga kumva ngo we umutima we wahoraga ubabaye kubw'ibyo nukuri nanjye niko buriya amasenge njya nkunda kubwira abantu ngo umutima wanjye uraboze ntabwo uba wohejejwe wenda n'abana banjye bambabaza ntiwohejwe n'umugore wanjye ntiwohejwe n'abafamiliye banjye umutima wanjye uhora uboze ubabara bitewe n'ibintu abanyarwanda mbona bari gukora kandi batazi ejo bundi naricaye ndeba bano bavandimwe bari gupfusha abavandimwe babo bari gutabaruka ndege amakode ya white garment ndege ukuntu bari gushyingura amasanduka y'imikara uhingutse donc n'urugero ubwo tuvuga bano tuba hano kuri izi mbuga nkoranyambaga ndavuga se Mana wanciriye inzira wenda ibi bya YouTube nkabyihorera nkajya kuvuga ubutumwa nibura mu bandi bantu batanabona n'ibi bintu tubona uri kumva kuko n'ubundi abo tubwiriza batenda kubyumva nahoze mbona nk'umuntu witwa Miss Naomi
tujye tubavuga n'ubwo abantu ni mukavuge ngo mukavuga abantu ibaze aranditse kuri stati ngo aratwite yaramaze imyaka myinshi ngo ari gushima Imana uri kumva ko agize gute ko atwite ariko urebye amagambo yanditse kazanya gusomera nawe uratangara nyine urebe kandi ni umwana wo mu gipasiteri utagira ngo ni umwana uri aho ngaho nyine arakijijwe sibyo yanditse uri kumva ngo my God is Yahweh Imana yanjye ni Yahweh Jesus thank you so much for making us a parents thank you for keeping your promise and blessing us with our precious little rainbow. Yes. Already love more than word could ever explain. Urabona rino jambo Imana yabwiye Yeremiya ngo nakumenya utaraba urusoro mu nda ya mama wawe ndakweza uyu mwana nawe batwite mbere yuko anavuka they know what he done. Ubwo hari ugiye kuza ngo arafata ngo nta Icyongereza uzi uri kumva sawa nyine ntacyo nzi uri se umuntu wiga muri kaminuza yiberwa kumenya Icyongereza ndakizi utanamindura n'umusazi uri kumva niba ntanakizi nagenda nkajya kubaza artificial intelligence nkabati inuza iyi koti isobanura iki mwimindura umusazi uri kumva ariko nk'uyu mwana aba yamaze kumenya icyo yavukiye direct akivuka direct none se niba abantu batangiye kumenya impinji icyo zizakora kizisamwe hari ijambo bavuze n'ubu ndacyari subiramo rikomeye abantu benshi bagiye batungurwa kuko udukino bakinaga binjiye muri bavuye muri nuza muri aquaria binjiye mu yindi nuza mu yindi step impamvu ba debeni bari kuza kubasera y'ingaragati ngaho ni musikingano ngo ejo namubonye muri ADPR ari kubaha miliyoni amamiliyoni reka abantu nyine bakomeze bibere mu two barimo narababwiye ibintu bibi narababwira ngo nyiri itorero ari kweza itorero rye kugira ngo azaryishyire ridafite ikisi na nyiri dini ari kukusanya ari gutunganya idini rye kugira ngo nawe azaryishyire adafite ikintu arishinze rimutunganiye uko ashaka ubwo rero nta kibazo gusa kubera ko turi ahantu hamwe mu kibuga kimwe muri iyi si imwe hari ukuntu bari bazi ko nyine ibintu byabo bazajya babikora nta wamenye ibyo ari byo noneho rero Kristo donc urumva bize kode byabo baragenda bakamanura bagashyiraho amarido bagakinga bagashyiraho amarido bakiga izo kode zabo n'abazazishyira mu bikorwa n'iki nta wundi muntu uhari bakaba bati ko nta wundi muturage w'umurezi uzamenya aya mabanga marayika w'Imana Imana igatimwe zatemuga jyana yitoroshe vanga iburizwamo imigambi y'incakura muyifatikira imizima ubwo rero bambaye gitumo baratunguwe ariko nyine kandi rero reka mbabwire ubundi buyaroba enda ko kantu ntukibagire yego ubu hari nk'igihe nibaza ukuntu iyi mihango n'imigenzo ya New Age yari izamutse n'imbaraga nyinshi iyi Imana idahagurutse abantu ngo ibahe za kinubi kajye gahingutse umutwe bakubita gahingutse umutwe bakubita ibyabereye mu birori umuntu ababwira ati dore biriya bintu byabaye nibi akaba aribo baguma kuba babiziranyeho ubwo hari umuntu ubu biba bigeze he ngira ngo n'igihugu baba baragikoreye kudeka aho uzubona batari bagifashe birangiye urumva ndakurayi romba reka dushimira abantu akantu warugiye kuvuga y'ubutakiba nagiye kuvuga mu isi igira icyo bita service de renseignement urukumva donc ni ibigo by'ubutasi no mu bwami bw'Imana rero habo service de renseignement umuntu arikoza mu bicu ngeza yabibabwira aranye akaza kati hataba abantu nakoranye nabo agakora episode ngamagana yashaka ariko ubwo muri ibicucu rero abashize ngo ndagarutse nzakwenda iki ko manyango nyo by'uburari ende gushyushya imitwe ende kuyikaraga turabiziranye masenge warubizi yuko hano mu isi mu buzima busanzwe umuntu aza bakamugira umwanzi w'igihugu kandi ari mu kazi k'igihugu kandi ari byo nakubwiye ngo ubwami bwigabanijemo kuko bugiye kurimbuka yego ubwami iyo bugiye kurimbuka bwigabanyamo niko bigenda bamwe bagahinduka abakunzi abandi bagahinduka abanzi bagahangana kugira ngo baze gukurura amarangamutima ujya ku ruhande rw'abafana ati gikubite aba ari uwabo nujya ku ruhande rwo gukiza
mukikocore ubu hari abari ku ruhande bati aho turakwemera, abandi batisigaho, kandi bose bazi ko bose gahunda ari imwe. Ni simba urugero rw'umuntu umwe ati turi kubakangura. Reka dushimira abantu bari bari kumwe natwe muri iki kiganiro. Imana y'amahoro iberesha ukuri, kandi ijambo ryayo ribe rigwiriye muri mwebwe rifite imbaraga. Buriya nubwo tubabara dufite ibikomere byo kubabara, ariko nta kindi kibiduterana urukundo. Twifuza ko twazabona ubwami bw'Imana tukinjirana mu ijuru. Rero bene data, Masenge simbizi uko nabyatura, ariko for really burangiye nkunda abantu nibashaka babe 500 1,000 baje bakareba ibiganiro byacu, na babandi wa mungani batwandikira commentaire badutuka nyine ubwo hari icyo ni ukubyumva. Imana ijye iguha umugisha, iguha imbaraga. Bure rundi hari umumama nakunze, umumama yaranyandikiye, uri kumva naye ndamwandikira ndavuga nti wowe ndumva uri umwana mwiza, byo byiza twaganira, kandi twaganiye neza. N'aba bantu aho kugira ngo uhite uzabinwa n'uburakari unuke, bibaye byiza wafata telefone yanjye nazishyizeho ukamaga atari koroba ave yanjye ni iyi ngiyi, wirakara reka tuganire, sibyo? Nuko mbyumva, uri kumva, unamugura umbwira ati nese unabambwira ati roba wagarukiye aho ngaho hantu uri kurenga katari heza, nese simbumva, nese rega nanjye ndi umuntu, I'm not angel, tubura kuyoba, ariko ngwino tuganire turebe nyine icyo Bibiliya ivuga, tumere nk'abantu b'iberoya ngo biciraga bakaganira mu byanditswe bati ku bundi Bibiliya hano yari ishatse kuvuga iki. Yes, neze basanye tujya sinjya ngo amagambo ngati ariko mu Bibiliya hano ibishatse kuvuga cyane ngo ko nge nari kuyumva, wowe ntacyo umwuka ari kugushishurira, hangati umwuka mishuri yibwiye nuko twuzuzanya mu bwami bw'Imana, kuko turi ingingo ku mubiri wa Kristo. Imana ibamugisha, turabakunda. Amen.